Muraho neza nanone wowe mubyeyi ukurikiye YouTube channel yacu ndabaha karibu. Nitwa Dr Gatsangwa Patrick. Muri iyi video tugiye gusesengura hamwe twibaza ku ngingo mwatubajije mutubaza ese gukora imibonano mpuzabitsina bishobora gutera inda kuvamo. Iki ni ikibazo gikomeye cyangwa giteje impungenge buri mugore utwite wese cyangwa uteganya gutwita ashobora kuba arimo kwibaza muri aka kanya, ariko ndahari ngo dufatanye kubona ubumenyi bwabyo cyangwa se bw'ukuri bushingiye ku nzobere cyangwa se ku bushakashatsi. Tugiye no kurebera hamwe ibitekerezo by'inzobere birumvikana, ubushakashatsi buhamye ndetse n'ubuhamya bw'ababyeyi bagiye batandukanye kuri iki kibazo, nimba koko gukora imibonano mpuzabitsina ku mugore utwite bishobora gutuma inda ivamo cyangwa se nimba ari imyumvire itariyo. Ndibaza iyi video yirebe kugeza uyirangize, ariko ukore subscription, ukande like, uyisangize n'abandi kuri share, ni ingenzi cyane. Dore imyumvire ishingiye ku makuru kuri ino ngingo. Buriya hari amahame avuga ko imibonano ishobora gutera inda kuvamo, ni amahame, ariko ibyo bikavuga cyane cyane ngo mu gihe hari cramps cyangwa se bleeding, mu gihe urimo kuva cyangwa usanga n'ububabare mu nda. Ariko ubushakashatsi ni bwo buhari buvuga ko nta gihamya y'uko imibonano yaba intandaro ya miscarriage. Tubyukanye ko miscarriage ari ugukuramo inda. Miscarriage ziboneka cyane kubera chromosomal abnormality, ntabwo ari imibonano. Kuvamo kw'inda biboneka cyane kubera ibibazo bya genetike cyangwa se by'uturemangingo tw'umwana tutiremye neza. Nibyo bintu ubushakashatsi bwerekana ko bikunze gutera inda nyinshi kuvamo, ntabwo ari imibonano mpuzabitsina ku bagore batwite. Icyambere buriya gishobora gutera ni ibyago byongera, ariko si imibonano ariyo ibitera. Bishobora kuba byongera ibyago, ariko gukora imibonano mpuzabitsina byo ubwabyo ntabwo ari byo bitera inda kuva. Ibyo rero bigaruka ku mitekerereze, amahame atariyo n'amakuru ashobora nyine gutera ubwoba abantu, bityo bagatuma abantu badakora imibonano mpuzabitsina mu gihe batwite, kandi ari ingenzi yaba ku mugore ndetse no ku umugabo we cyangwa se kuri iyo couple ndetse no kuri uwo mwana, kuko ibyishimo umubyeyi azagira utwite bizagera no ku mwana uri mu nda. Gusa biriya bita kuva cyangwa se spotting bishobora kuba impamvu yo kuba wenda byakugira ibyago. Ibiro cramp cyangwa se spotting ni ibisanzwe kubibona, cyangwa se nyuma y'imibonano bishobora kubaho spotting, ariko ntibivuze ko habayeho kuvamo kw'inda. Ushobora gukora imibonano nyuma yayo hakaza spotting nk'utudomo tw'amaraso tugenda tuza tunyuze hasi mu gitsina. Ibiro bishobora guterwa spotting, ishobora guturuka wenda ku bintu bitandukanye, ariko hari igihe hashobora habayeho kuva cyane, bakava cyane cyangwa se kubabara cyane mu nda. Ibyo ari ikibazo gikomeye, ni byiza ko tujya kwa muganga. Ushingiye ku bushakashatsi rero ku kino kibazo cy'imibonano mpuzabitsina, by'umwihariko twifashisha ACOG na association y'abaginecologue, bo bavuga ko sexe muri grossesse iri safe cyangwa se nta kitwaye igihe pregnancy ihagaze neza. Ni ukuvuga nimba inda yawe ihagaze neza ntacyo bitwaye. Kuri Mayo Clinic bo bavuga ko sexe ntiterwa na miscarriage, kubera ko fetus cyangwa se umwana uri mu nda ararinzwe cyane neza cyane, ku buryo nta cyamuhungabanya kuba wakora sexe, ntawe bihura, kuko vage ntabwo ihuye na nyababyeyi, ku buryo the penis ishobora kugera muri nyababyeyi, ntibishoboka. Vagina ukwayo ni igice cyari imibonano mpuzabitsina, ntaho gihuriye, kikaba gikoreshwa no kugira ngo umwana asohoke igihe wabyaye neza, ariko ntaho gihuriye n'aho umwana aba ari, ku buryo wamukomeretsa murimo gukora sexe. Bivuga ngo rero gukora imibonano cyangwa se sexe ntabwo bitera miscarriage cyangwa se gukuramo inda, kubera ko ubushakashatsi bwerekanye ko 99%, hejuru ya 99% by'inda zivamo ziterwa na chromosomal abnormality. Chromosomal abnormality ni ukwirema n'uturemangingo ndangasano tw'uwo mwana uba wikoze, tuba dufite ibibazo ku buryo umwana adashobora kubaho, n'umubiri uko wonyine uwo mwana adashobora kubamo, ugafata umwanzuro ko inda ivamo. Bivuga ngo 99% by'inda zivamo, bivuga ngo mu nda 100 zivuyemo, hejuru ya 99 muri zo niba byatewe n'ibibazo by'uturemangingo ndangasano. So I'm very confident in orgasm or penetration can't cause miscarriage.
urumva ko ibi nta kibazo rwose. If you are not on pelvic rest there should be no issue. Nuba nimba utari muri cya gihe muganga akubwira ngo ruhuka, igihe tubwira abarwayi batwite cyangwa batwite ati pelvic rest, hagarika imibonano mpuzabitsina. Igihe rero muganga atabikubwiye nta mpamvu ukora imibonano mpuzabitsina uko ubyifuza kandi igihe ubishakiye. Uko abantu babyumva kandi ntacyo bitwaye. Ni byiza rero guhitamo cyangwa kwirinda niba ubona ari ngombwa, ariko si evidence yuko gukora imibonano mpuzabitsina bizatuma inda yawe ivamo. Rimwe na rimwe ushobora guhagarika imibonano mpuzabitsina igihe utwite, igihe ufite placenta previa, cya gihe ingobyi y'umwana yitereye hasi ku nkondo y'umura, kubera ko hano ushobora kuyikomeretsa mu gihe murimo gukora imibonano mpuzabitsina bikaba byateza kuva. Igihe isoho yamenetse si byiza gukora imibonano mpuzabitsina kuko aho umwana ari haba hafunguye, uvanguye inkondo y'umura iba yafunguye, ibintu bishobora kuva hasi muri vagina bikinjira aho umwana ari. Igihe ufite ari umugabo cyangwa se umugore ufite infection vaginale si byiza gukora imibonano mpuzabitsina utwite. Inama rero tubabwira ni ugukora position zoroheje nka spooning, iy'inshundura cyangwa se woman on top. Ikindi no kwirinda lubrication, mushaka kuyikoresha lubrication cyangwa se mugakoresha condom igihe ari infection. Imibonano rero mu gihe umuntu atwite nta kibazo iteye kandi ifite akamaro yaba ku mugabo, umugore ndetse n'umwana. Ntimugatinye kuyikora. Ndabashimira rero kuba mwarebye ino video, muyisangiza abandi kandi mukore subscription. Bye bye, ciao ciao. Muraho neza nanone wowe mubyo ukurikiye YouTube channel